ibyaremwe bikora inama bishaka kumenya ukomeye ku isi. Babaza icyuma bati turabona ari wowe ukomeye. Babaza umuriro bati ni wowe ukomeye. Babaza amazi bati ni wowe ukomeye. Babaza izuba bati ubwo ni wowe ukomeye. Babaza ibicu bati ubwo ni wowe ukomeye. Babaza umusozi bati ubwo ni wowe ukomeye. Babaza ibimashini bihinga imisozi bati ubwo ni wowe ukomeye. Babaza umuntu bati ubwo ni wowe ukomeye. Babaza urupfu bati ubwo rero ni wowe ukomeye. Urupfu rurabasubiza ruti nakabaye nkomeye, ariko hari uwanesheje, hari uwatsinze, ari we Yesu Kristo. Ruremera, urupfu rujya rwemera rukavuga ruti ndemeye, hari uwanesheje. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku magambo y'Imana n'ibindi biganiro bishobora kubaka ubugingo. Mu by'ukuri iyo umuntu afashe umwanya nk'uyu akabaganiriza, numva nifuza kubabwira gukomera kw'Imana, gutabara kw'Imana, n'uburyo Imana irinda abantu bayo, kandi ntekereza ko mwese mubizi uburinzi bw'Imana nibwo butubeshejeho. Nitwa Betty Nyiramukiza, ndi umurokore. Numva nshima Imana ko yangiriye ubuntu, Yesu aramyerekana agakiza. Ndi umukristo w'Iremera. Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza muri ARABOHORA, muri Service International, niho nkorera umurimo w'Imana. Hari umuririmbyi wavuze ngo niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa kugeza ubu, ngo menya ko ari ubuntu wagiriwe. Ngaho nawe ujye ushimira Imana, uvuge gukomera kw'Imana, uvuge gukora kw'Imana. Ndumva shaka ko tuganira ijambo rivuga ngo gukomera kw'Imana, gukomera kw'Imana, ariko kandi tukifashisha muri Yesaya 63. Turasoma umurongo waho wa 7. Haravuze ngo nzajya nogeza Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye, ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana, mbivuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, ibyo yabahereye ubuntu nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze ati ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababere umukiza. Yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Amen. Mu by'ukuri iri ni ijambo rigaragaza uburyo umuntu akwiriye gushima Imana. Hariho abashimaga Imana, Abisirayeli bajyaga bashima Imana. Yesaya 63 umurongo waho wa 7 kugeza ku murongo waho wa 9 havuga uburyo umuntu akwiriye gushima Imana. Yaravuze ngo nzajya nshima Imana iminsi yanjye yose, kandi shimira Imana ibintu by'ingenzi. Ngo yarabateruraga akabaheka. Hari n'irindi jambo nasomye ngo yajyaga nabonsa. Ukibaza, Imana ni umubyeyi ishobora no konsa, nabyo irabishobora. Uti se yakonsa gute? Ubundi Bibiliya iravuga ngo munywe ku mata y'umwuka adafunguye. Ariko iri jambo rivuga ngo nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye,
ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana. Hari igihe umuntu abaho akagera mu kaga cyangwa akagera mu bigeragezo bikomeye, intambara zikaba nyinshi, akavuga ati ariko ubu nkanjye Uwiteka n'iki yankoreye, ese Uwiteka dupfa iki? Mbese hari igihe umuntu agera muri ibyo bihe asa naho yibagiwe imirimo y'Imana. Ariko Yesaya arandika aravuga ngo nzajya nogeza Uwiteka, nzajya mushimira ibyo yangiriye byose, nzajya mvuga gukomera kw'Imana, nzajya mvuga imirimo y'Imana. Reka nkubwire inshuti yanjye, mwene data, wowe udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo ni iryawe. Hari ibintu ukwiriye kwibuka Uwiteka yakugiriye, hari ibintu ukwiriye kwibuka byerekana gukomera kw'Imana. Iyo urebye ukuntu umuntu ahumeka akagenda nta kintu kimwongerera umwuka, mu by'ukuri akamara imyaka amaze, wenda reba nk'iyo umaze, wenda wowe uri mukuru cyane ukagira nk'imyaka 80, 90, ukagira n'imyaka 50, wenda no gusubiza hasi, uhumeka ku buntu, uri muzima, ugenda amahoro, uryama ukabyuka, nta kintu kiguhungabanije, nubwo ibigeragezo biza, ariko hariho gukomera kw'Imana kubana nawe, hariho uburinzi bw'Imana bubana nawe, hari ukuntu Imana ifite ukuntu iturinda, ntihagire ibikoko wenda byinjira mu matwi cyangwa mu mazuru ukabona urabyutse uri muzima. Mbonereho no kubwira wenda abarwaye bazumva rino jambo bari ku gisasiro, barwaye bameze nabi, wenda Satani arimo abahondagurira aho ngaho ababwira ngo Imana yarabaretse. Imana irakomeye, Imana ifite ubushobozi, Imana irihagije, Imana ntabwo ishobora kubura ukuntu ibigenza. Hari ukuntu ibigenza, sinzi umuririmbyi yaravuze ngo sinzi ukuntu bigenza, ariko ngo hari ukuntu ujya ubigenza bikemera. Imana igire ukuntu ikugenza, Imana ikugumeho. Imana yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi, n'ejo bundi yarakuramiye, yarakwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye. Kubera gukomera kw'Imana, oh haleluya, agenda twimana, agenda turinda. Ukarwara indwara, Imana ikakurinda. Ukagera ahantu ubona ubaye mu gikombe baka, Imana ikakurinda, ikagihindura ahantu h'amasoko, ukagenda ugwiza imbaraga. Hari igihe umuntu ageramo akabona butari buke, icyo gihe nta muntu utakigeramo. Buriya Satani arabizi, si ibanga, barabizi. Imana igituramira, Imana igiduheka. Ndagira ngo nkwifurize ko Imana yaguterura ikaguheka muri ibyo bintu ubona wenda bisa n'ibigukomereye, wowe uri kubinyuramo. Imana iguheke, Imana iguterure mu izina rya Yesu. Aho ugeze mu isayo gahinda gasaze, aho ugeze wenda ukabona nureba imbere, ukabona ni ibicu byakugose, hari ukomeye cyane kuruta ibicu. Hari ngo ibyaremwe byakoze inama bishaka kumenya igikomeye ku isi. Wenda ni amagambo nshaka ko tuganira. Ibyaremwe bikora inama bishaka kumenya ukomeye ku isi. Babaza icyuma bati turabona ari wowe ukomeye. Icyuma kirabasubiza ngo nakabaye nkomeye, ariko iyo umuriro uje ndayenga nkaba ubusa. Nyine urumva ibyaremwe bimaze gukora inama, byabwiye icyuma biti turabona ari wowe ukomeye. Turabona mu by'ukuri icyuma kirakomeye.
noneho ngo kirabasubiza kiti nakabaye nkomeye, ariko iyo umuriro uje neza mpita nyenga ngahinduka ubusa ngahita mbura. Niko icyuma cyasubije nyine ibyaremwe muri iyo nama byari byakoze. Babaza umuriro bati ni wowe ukomeye rero? Urabasubiza uti nakabaye nkomeye, ariko iyo amazi angezemo aranzimya nkahita mba ubusa. Babaza amazi bati ni wowe ukomeye. Amazi ati nakabaye nkomeye, ariko iyo izuba rije mpinduka ubusa. Mu by'ukuri umuriro barawubwiye bati ni wowe ukomeye kuko ushobora gutwika icyuma, kandi umuriro utwika icyuma kikayenga. Hari ijambo rivuga ngo izi nzira nyuramo nizimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu yatunganijwe mu ruganda. Bivuga ngo izahabu kugira ngo ibeho inyuzwa mu muriro. Bivuga ngo umuriro rero barabaje bati ni wowe ukomeye. Umuriro uti nakabaye nkomeye, ariko iyo amazi aje ahita nzimya ngahita mpinduka ubusa. Babaza amazi bati ubwo ni wowe ukomeye. Amazi ati nakabaye nkomeye, ariko iyo izuba rije mpinduka ubusa. Amazi yakabaye akomeye, amazi ajya asenya ibintu, amazi ujya ureba nk'ibiza ukuntu bihangayikisha abantu. Hari nk'ababa mu bihugu wenda bibamo neje, bibamo amazi menshi, mu by'ukuri wenda ukabona ko amazi akomeye ajya yangiza umuntu, akiyubakira inzu, umuvuka yitwara neza, inzu ikagenda. Ariko iyo izuba rije amazi ahita ahinduka ubusa, arakama. Babaza izuba bati ubwo ni wowe ukomeye. Izuba riti nakabaye nkomeye, ariko iyo ibicu bije birankingiriza mpahinduka ubusa. Ubwo ibicu rero nibyo bikomeye. Babaza ibicu bati ubwo ni wowe ukomeye. Ibicu birabasubiza biti nakabaye nkomeye, ariko iyo ngeze ku musozi umpindura ubusa singaragare. Babaza umusozi bati ubwo ni wowe ukomeye. Umusozi uti nakabaye nkomeye, ariko hari ibimashini iyo bingezeho birantengagura ngahinduka ubusa. Biriya bimashini bitengura imisozi. Umusozi uti nakabaye nkomeye, ariko hari ibimashini biraza bigahita bintengagura ngahita mpinduka ubusa. Ubwo nta gukomera kwanjye rero, kuko mpinduka ubusa. Babaza ibimashini bihinga imisozi bati ubwo ni wowe ukomeye. Biti nakabaye, ibimashini nabyo biti nakabaye nkomeye, ariko iyo umuntu angezeho arashwanyaguza nkaba piyesi, nkaba ubusa. Ibimashini nabyo biravuga biti nubwo mubona nkomeye ushobora guhinga umusozi, ariko hari umuntu nawe wakoze ibyo bimashini. Imana yahaye umuntu ubwenge bwo gukora ibimashini, ariko ntabwo umusozi ushobora gukora ibimashini. Umusozi uravuga uti rero iyo uwo muntu angezeho rero arashwanyaguza neza icyuma hasi, ikindi hasi ngahinduka ubusa, gahita piyese ijya hasi. Ubwo gukomera kwanjye kukaba kurarangiye. Babaza umuntu bati ubwo ni wowe ukomeye. Umuntu nawe ati nakabaye nkomeye, ariko iyo urupfu ruje ruranyica ngahinduka ubusa. Mu by'ukuri hari abantu ubona bakomeye pe, murabazi abari bakomeye cyane ku isi batakivugwa. Hari nk'abo bantu benshi bakunda kuvuga wenda nka Mobutu Sese Seko, harya ngo ni Wazabanga, I don't know, simbyibuka neza, ariko izina Mobutu ryo ndarizi kuko bavugaga ko akomeye. Hari nk'uwitwaga Alexandre Legra, nawe yarakomeye cyane, yari yarize, yari umwami w'Ubugiriki. Barahari, reka twe kujya wenda no hanze, no mu Rwanda barahari bakomeye. Barahari bari bakomeye batakivugwa. Mu hanze y'u Rwanda, mu Bugande, mu bihugu byose abantu bakomeye rwose barahari, Imana iha gukomera. Babajije umuntu rero bati niba wowe ushobora gushwanyaguza imashini igahinduka ubusa, igahinduka piyesi, ubwo ni wowe ukomeye. Umuntu
aravuga ati nibyo nakabaye nkomeye, ariko urupfu nicyo kintu nanjye kimbasha. Nta kintu umuntu nakora ngo urupfu rutantwara. Uyu mwuka iyo ushize nyine nanjye gukomera kwanjye kuba guhindutse ubusa. Ariko nkiraha reka mbabwire, ujye ushima Imana kuhumeka ku buntu. Muzabaza abantu bajya ku mwuka, bajya kuri bomboni, ukuntu umwuka uhenda. Buriya iyo Yesu ataduha umwuka duhumeka ku buntu, buriya twari buzabona amafaranga tugura uriya mwuka. Ariko iryo ni ishimwe umuntu wese yakabaye yibuka agashima Imana, gukomera kw'Imana. Ndabizi ko ushaka kumva ibi bintu warabihiwe, ibigerageza ari byinshi, ariko wibuke ko abari ku mwuka bari kuwugura bavuga ati uwansubiza nibura akuka ngahumeka. Hari abantu benshi bapfuye beza kukurusha muri jenoside, wenda mu ntambara z'isi yose abantu barapfuye. Abantu barapfuye. Gukomera k'umuntu ni ubusa. Urupfu iyo ruje umuntu ahita ahinduka ubusa. Babaza urupfu bati ubwo rero ni wowe ukomeye. Ubwo ni wowe ukomeye rero. Urupfu rurabasubiza ruti nakabaye nkomeye, ariko hari uwanesheje, hari uwatsinze, ari we Yesu Kristo. Niwe wanesheje byose. Ubwo bahise babwira urupfu bati mu bintu rero byose biriho, ubwo umuntu nawe yuje umuntu ahita ahinduka ubusa agapfa agashiramo umwuka, ubwo rero warupfuwe ni wowe ukomeye. Urupfu ruravuga ruti shwi ntimunteranye n'ijuru rye n'Imana. Hari uwanesheje urupfu, ruremera, urupfu rujya rwemera rukavuga ruti ndemeye. Hari uwanesheje, hari uwatsinze. Uwanesheje niwe Yesu Kristo. Ubwo rero Yesu Kristo niwe wanesheje kuko yarazutse, kandi nyuma ye nta yindi Mana. Hari uwanesheje, ruremera ruravuga ruti nubwo nica abantu, nubwo nteza indwara, umuntu agahangayika, uyu mubiri mbona twambaye ni ubusa, umuntu akayenga yumva, umuntu agashira, wa muntu wari igitangaza agahita ukabona ibye birarangiye, ukabona indwara iraje iyo ari yo yose neza aranambye ahindutse amagufa. Ariko uru rupfu narwo rurarahira rukavuga ngo nubwo nkomeye nishe benshi, nubwo nisasiye benshi, ariko hari ukomeye. Duhereze uwo mwami w'abami icyubahiro. Aho uri hose nyemerera umfashe turambura amaboko tuvuge ngo Mana tugushimiye ko ari wowe ukomeye, wowe wanesheje urupfu, wowe warwivuze hejuru, wowe watsinze kuzimu na Satani, wowe wavuze ngo yemwe ndi Uwiteka Imana iri hejuru ya byose, nta kinanira. Ati hari uwanesheje ari we Yesu. Yesu rero yaranesheje, niwe ukomeye. Natangiye babwira ngo tugiye kuvuga gukomera kw'Imana. Yesu niwe ukomeye, Yesu niwe uruta bose, Yesu niwe uruta byose, Yesu niwe wanesheje kuzimu na Satani, Yesu niwe uvuga bikaba, Yesu niwe utegeka bigakomera, Yesu niwe uhindura amateka, Yesu niwe uvuga ngo baho ukabaho. Yesu izina rikomeye, izina ryanesheje kuzimu na Satani. Uwo niwe ukomeye, uwo niwe isi yose yirahira, uwo niwe mwami w'abami, uwo niwe uyoboye igihugu cyacu, uwo niwe mwami w'abami, niwe nshuti yacu magara, niwe byiringiro byacu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe nshuti z'Imana. Imana ishimwe. Bwira Satani ngo uhereye none ntabwo uzambasha kuko hari uwakunesheje. Bwira urupfu uti warupfuwe, uri mushaka kunyishima hejuru, naho napfa nzongera mbeho kuko hari uwanesheje urupfu. Hari uwapfuye arazuka. Ibitereko by'amatabaza, hari uvuga bikaba, yategeka bigakomera, hari ukiza kanseri, hari ukiza diyabeti, hari ukiza izo ndwara zose nizo mu mutwe, hari ukiza abadayimoni, hari ukandagira inzoka na skoropiyo, hari ufite ubushobozi bwo kukurinda, hari ufite ubushobozi bwo kukwambura Satani yaragufashe.
hari ufite ubushobozi bwo kugukiza icyaha akakubabarira akaguhindura musha muri Kristo Yesu. Uwo ni ukomeye. Abantu mwese ni mumwubahe, ni mumwumvire umwami w'abami. Nawe utamwemera urayobye, kuko umwami ariho, Imana iriho. Hari abantu bamaze kwirengagiza abo bari bo, akavuga ngo Imana ntibaho. None se niba itariho, wowe urihe? Wavuye he? Waturutse he? Hari Imana mu ijuru, hari Imana. Imana twatabaje ikadutabara, Imana twinginze. Nkanjye nari mfite imyaka hagati y'7 n'8, ninginga Imana ndavuga ngo Mana, nimbona iyi ntambara irangiye, nkabona ndagenda, nkabona ndi muzima, nkabona ndiho, nzagushimira, nzagukorera. Iyo Mana ndayibona. Abantu mwese mumurikiye mwagiye muca mu mpfu nyinshi, ukabona umuntu umwe baramwishe, umuntu akaza agakokinga imbunda agiye kukurasa, ariko kuko hari uwategetse urupfu kera, warutsinze, wazutse, wicaye mu ijuru, akavuga ngo stop, ukajya kurasa bikakunanira, bikabananira. Uwari ugiye kukwica ukabona ubayeho, ugasimbuka impfu nyinshi, ugasimbuka imirambo, ugasimbuka indwara nyinshi, ugasimbuka abakwanga. Burya nta muntu ubura abantu bamwanga, nta muntu ushobora gukundwa n'abantu bose, ntabwo bishoboka. Kera najyaga mvuga ati subu nta muntu nanduranyaho, nta muntu ngirira nabi, ubu ninde wanyanga? Ubu ni iki? Numva nta kintu, mbese niko ngiye nabyumvaga, numvaga nta kintu napfa n'umuntu. Cyane burya iri n'umusingo, kandi niyo wabaye mariye, ubu wiyumva ukavuga uti nta kintu numva napfa n'umuntu. Nigeze kubaza umutware wanjye nti se ubundi ubona twapfa iki? Ati se iyo umuntu akijijwe, ati se twapfa iki? Cye mbona ntacyo, kandi nanjye nabonaga ntacyo. Ariko reka mbabwire, ushobora kutagira ikintu upfa n'umuntu cy'ingeso, ariko ibigeragezo muciyemo nabyo bikakugora. Numvaga nta muntu n'umwe nagirira nabi, nta n'uwangirira nabi, niko nabyumvaga. Kandi n'ubundi numva ntawe uraza ngo abimbwire ngo wangiriye nabi. Nukuri numva namusaba imbabazi. Ariko noneho umunsi umwe nza guhura n'akantu kameze nk'akantu gakomeye. Wenda umuntu ntiyaza ngo ankubite cyangwa agira, ariko anyangiriza umwana wanjye nabyaye. Ariko abahanga wenda bakunda kwenterpretina, akavuga ati umuntu ushobora gufata umwana wawe buriya ni wo washaka. Ngiye nkavuga nti none se yaba nshaka igihe nta kintu naba mpfa nawe, nta kintu duhuriyeho, nta kintu naba naramwimye, nkumva ari uko mbyumva. Ariko birashoboka. Ndetse umwana wambwira ngo umwana w'amezi 2, uwo muntu umwana ntawaba yaracumuriye. Noneho nanjye naribazaga nkavuga nkumva ntacyo namucumuriye. Hari umuntu rwose mbona w'inshuti, wa bugufi, umwana mwiza, ariko pe arijijisha umunsi umwe, araza komeretsa umwana wanjye, arangije aramwosa. Ariko kimwe mu bintu byantangaje ni ukuntu uwo muntu namuhagazeho, nkajya mvuga nti rwose mwimufunga, ni yari umuntu w'inshuti, ni rwose ndatekereza ko nta kibazo. Ngiye nkibwira ngo uko nta kibazo. Ariko reka mbabwire, hari igihe nyine uba utaramenyereye wenda ubugome muri wowe, ukumva nta kibazo. Ariko naje kubona ku kibazo cyari gihari. Impamvu cyari gihari nuko nyuma yuko afungurwa, bari bamukatiye imyaka 25. Mbere yuko afungurwa, yafunguwe deja ataranagera muri wenda aho bamukatiye, akiri muri hahandi hafi harya, sinibuka uko bahita, akongera ngo hari ni nko kuri pariki. Yari ataragenda, ariko yenda kugenda. Nkoresha ibishoboka byose n'umutware wanjye, dukoresha imbaraga zose, twumva ko ari inshuti, ari umuvandimwe, nta kibi twari tumuziho, twibwira ngo ni umuntu mwiza. Turabikora, turamubabarira, tukoresha imbaraga zacu zose, turamufunguza pe, arataha. Ariko ikintu cyantangaje, yamaze gutaha none ubugome bwikuba 2. Noneho kwa kuntu najyaga nibwira ngo nta muntu twagira icyo dupfa, mbona ahubwo noneho kirahari kandi ntakizi. None se kuba namubabariye ari we wanyonyereje umwana, icyambere sinari ndi mu kazi,
nari nkiri muri na konji do maternity, sinari ndi mu rugo. Ni nkuko wava nkaha ujya kuri portaye hariya umwana hari abana banywa amata, hari igihe umubyeyi aba afite amashereka make. Umwana wanjye yanywaga amata, yaronkaga akanywa n'amata. Ndibaza kucya mukubise kwibere. Uzi ko hari igihe Satani agusuzugura, akagusuzugurira no ku mwana wawe, ariko Satani ni ukuri yaraneshejwe. Icyo wenda nababwiraga, hari igihe umuntu yibeshya ngo ngiye nta mwanzi ngira, buriya baba bahari utabizi. Icyanyemeje koko umuntu atabura umwanzi nuko yanyenze urwango rurenze, arwanga umutware wanjye, arwanga n'abana banjye. Ariko harimo n'abantu bajya bananirwa guhagarara mu kuri, ngo umuntu ahagarare mu kuri avuga iki ni ikibi. Bamwe nyine imbaraga zikabananira, ukabona bamubogamiyeho, ndetse ukabona barakwanze totaroma, ukibaza. Ariko reka mbabwire, nabonye umuntu ukomeye, nabonye umwami ukomeye udashobora kugutererana, udashobora kukureka, udashobora ni mu mumpera icyubahiro, udashobora kwibagirwa amarira y'imfubyi, udashobora gutererana abasenga, udashobora gutererana umuntu uri wenyine. Hari ukuntu wisanga mu isi rwose ukaba ufite popularite, ariko hakaba ikigeragezo uhura nacyo ukabona mu by'ukuri uri wenyine. Ibyo bintu byashyitseho. Cyakora ndashimira umutware wanjye, yaragerageje tugihagararanamo, bikomeye bigoye, nawe akomeretse, ariko tugihagararanamo. Imana itugirira neza. Hari igihe rero umuntu aba umukristo cyane akababarira, cyangwa se wenda akihangana, kubera ko akiri muri iyo monde yo gutekereza ko nta mwanzi wenda agira, ariko ugasanga wowe uhawe imbabazi ubifashe nk'ibintu bisanzwe, ubifashe nk'ibintu bidafite agaciro. Ariko gukomera kw'Imana kuba kureberera buri wese, ndabyibuka nabwiwe amagambo menshi. Hari n'abambwiye atari ko wamuretse akagumamo, birumvikana nakagombye no kumureka, ariko yari umuntu rwose mbona ntareka rwose ngo agumemo. Ariko naratangaye, naravuze none niba ikimenyetso cya mbere nyikoza bakamufungura, kandi mu by'ukuri nanjye nabigizemo uruhare, kuko umwana yari uwanjye ariko ari n'uw'igihugu, ariko mu by'ukuri ntabiha agaciro, bivuga ngo ubugome yarabukomeje. Ariko ntago nababwira ngo mujye mureberera ikibi, cyangwa wenda mumere gutyo nkanja. Umuntu iyo yakoze ikibi byensira agomba guhanwa. Ariko nanone ndashima Imana yuko yaje kumfashiriza umwana yakabaye yaranduye sida, kubera ko wamwonkeje yari ayifite. Kandi numva ntago yamwonkeje kubera urukundo, ntago ari urukundo, kuko iyo ruba ari urukundo agifungurwa, kuko yamazemo ngira ngo n'ukwezi ntikuzuye, yafunzwe hagati y'ibyumweru nka 3, yari buza akatubwira ati famille Alex na Betty mumbabarire, ntago nabishakaga, nizampuhwe, wenda nibagiwe ko mfite ikibazo, wenda nagize, ariko arabyirengagiza, ahubwo ahita ahinduka umwanzi. Ndabyibuka n'umunsi nahuye nawe arambwira ngo ubu nakwica. Ndavuga Mana yanjye, uyu ni wa muntu nzi, cyangwa umuntu ashobora guhinduka, ariko Yesu ntajya ahinduka. Hari abantu rwose bafite umutima utamenya uko umeze, ariko dukwiriye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ntago jya ubabwira ibi wenda mbabwira yuko ndi umukiranutsi, wenda nanjye haraho mfite intege nkeya, ariko mu by'ukuri muri izo ntege nkeya, iyo umuntu yemereye Yesu akavuga ati Yesu ndabizi kukomeye, ndabizi naramwizeye andindira umwana, nubwo wenda kubera imiti yafashe ya sida, ni igikomere nanjye nahuye nacyo, nubwo nababariye, ariko mu by'ukuri hari ukuntu igikomere cyangwa inkovu ibiri ahantu rimwe na rimwe igatonekara, nkuko wenda ugiye nk'ukuntu umwana kwakunda kura. Ku bantu wenda bagiye banywa iriya miti barabizi, hari ukuntu nyine ari mibi. Noneho umwana kuyinywa afite amezi 2, umwana akagenda agira ibimenyetso bibi, mbese ingaruka nyinshi mbi ntabasha wenda no kuvugira ahangaha kuri kamera, bikarushaho kubabaza umutima, kubera ko bikorewe n'umuntu wakizeye, n'umuntu
wagafashe nk'umuntu wawe ariko ntanace bugufi, ntanavuga ati mbabarira, akagusuzugura akakwereka kuri ubusa, ariko shimira Imana yanshoboje kumubabarira atanavuze ati mbabarira, ahubwo ashaka gusa kutumaraho cyangwa kuturimbura. Ariko umugambi Imana igira nuwo gukiza umuntu usenga. Yesu ari mu isi yagize ibimuhiga byinshi, agira intambara nyinshi, agira abamurwanya benshi, kandi bamwe niba abandi yakirizaga abana, niba abandi yagaburiraga. Muribuka Kana igihe divayi yari bashiranye, Mariya mama waramubaza ati avino yashize, Yesu aramubwira ati mubyeyi tubigendanyemo dute? Ariko Mariya yigira hirya ababwira ati icyo abategeka cyose mu gikore. Nubwo Yesu yari umwana wa Mariya, ariko yarazi imbaraga ziri muri we. Imana ibaha umugisha. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu yaranesheje. Yesu niwe ukomeye. Yesu niwe urenze ibyo tubabwira. Narindimo mbabwira gukomera kw'Imana. Mbibutsa ko ijambo twasomye ari hano muri Yesaya 63 rivuga ngo nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye. Ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana, muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, ibyo yabahereye ubuntu nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze iti ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababere umukiza, nuko ababere umukiza. Nanjye yambereye umukiza, abera umwana wanjye umukiza. Ndabizi nyine iyo ni intambara nyine itoroshye, wenda n'umwana azanabimenya, ariko mu by'ukuri Yesu yamubereye umukiza. Ndashima Imana kubw'icyo kintu. Hano rero Yesaya arahanura avuga ati nzajya nshima Imana ibyiza yangiriye byose. Njye mureka tuba abakristo aho kuba abanyarwanda, twibuke imirimo y'Imana, twibuke ishimwe ry'Imana. Nsoza ku murongo wa 9, yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga bakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Nanjye ndashaka kubifuriza yuko Umwami Yesu yabaterura akabaheka mu minsi yanyu yose musigaje kubaho mu isi. Kandi wari mu ngeso mbi, wari mu byaha, wari upfobeje gukomera kw'Imana, ni ukuri dukwiriye kuba bamwe, dukwiriye gukorera hamwe, tukaba unity, tukaba bamwe. Nta n'ikintu abantu rwose bagakwiriye gupfa. None se niba abantu biciye, abantu bishe, barimo basabana imbabazi n'abo biciye, nawe gusaba imbabazi ni ikintu cyiza, kandi no gutanga imbabazi nacyo ni ikindi. Ariko nta nubwo tugomba gutanga imbabazi ku bazidusabye, ntabwo. Ariko Yesu yaravuze ngo mubabarire abantu ibyaha byabo nk'uko nawe yabibababariye. Imana ibaha umugisha, kuko Yesu naho aravuze ngo narabacunguye. Yesu yarakoze cyane. Ishimwe rye rizajye rihora mu kanwa kanyu mwese. Kandi urupfu na Satani Yesu yarabinesheje. Ndagira ngo nkubwire ngo niba utarakira uyu Mwami Yesu ukomeye kuruta ibintu byose, umwakire, kuko niwe wenyine ugumana nawe muri kondisiyo ikomeye igoye. Mu rupfu muba muri kumwe, na hahandi uba uri muri koma wumva byarangiye, naho muba muri kumwe. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Wowe urwaye, wowe unkurikiye, uri hano mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, ahariho hose, nagira ngo nkubwire kukomeye ari Yesu wenyine. Icyubahiro ni icy'Imana. Kumuha icyubahiro ni ukuva mu ngeso mbi, ni ukuva mu byaha, ni ukuva muri kamere y'icyaha, ni ugutera intambwe. Nubwo watangira gake ubona utabishoboye, ariko ukavuga uti Yesu ndakwizeye, Yesu warampfiriye, arambuye amaboko kugira ngo akubabarire. Mwami Imana yacu, uri Umwami mwiza, waranesheje.
ntabwo waheze ikuzimu ahubwo warazutse, wabirinduye cya gitare ukicaraho, unesha rupfu na kuzimu, ubu uri mu ijuru iburyo bw'Imana yacu. Uhora udusabira, ndasabira umugisha buri muntu wese ukurikiye rino jambo, n'uzarikurikirana uzamuha umugisha, hagira impinduka, ari abari mu kazi, ari abari mu mashuri biga, ari abafunze bari mu magereza, ari abantu abasirikare cyangwa abapolisi, abacuruzi, abaganga, ingeri zose, buri muntu wese, ari abafite uburwayi bwananiranye. Mwami Yesu, tubonye ko ukomeye, uri hejuru y'ibyo byose. Turagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi.